yamfataga nabi cyane, yamfataga nk'ikirura, yamfataga nk'umuntu. Yego, komera ariko ihangane. Uri umukobwa mwiza, ejo bundi ubuzima bwawe buri kwerekera ahantu heza. Oya, komeza wihangane, sibyo? Komeza wihangane, uba umuntu ukomeye akiri hano, sibyo? Ukomeze tuganire. Ihangane, pole, komera, sibyo? Uri umuntu ukomeye, wabinyuzemo, kandi icyiza ni uko aka kanya uri kubwira inkuru yawe, kandi hari byinshi bagomba kwigiramo, hari byinshi nawe ubwawe ukwiye kwigezaho n'umukobwa. Byatewe no kuba nta mama nari mfite. Nicyo cyabiteye. Byageze igihe mama waragenda? Nta mama yarapfuye. Okay, ihangane. Nabiri umwana w'umukobwa, se yapfuye ufite imyaka ingahe? Nari nkiri muto cyane. Naratahaga. Abana be yabagaburiye bose, bariye, baryamye bose. Njyewe yahitaga ambwira ati gusenya mu rugo dufite ibintu byose. Ihangane rwose, sibyo? Pole, urakomeye, birumvikana, birababaje, ariko ihangane, sibyo? Ihangane. Ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri Nitwe Empire. Ndagushimira kandi wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Mushishikariza gukomeza kubikurikira kandi gukora subscribe. Hano imbere yawe ndi kumwe umukobwa mwiza cyane, muramubona, ariko ubwiza bugaragara inyuma ntabwo ari bwo buba buri no ku mutima. Hari byinshi bitubaho mu buzima biba byaradushavuje, ariko ni igihe cyo kubiganira, tukabiganira, tukagirana inama kugira ngo ibyagiye bitubaho byose bigende bikemuka. Umukobwa witwa Nesi, tangira wibwira abakunzi ba Nitwe Empire bakumenye, n'ubutaha muzajye mura mu nzira bagende baba bakumenye. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nabi. Witwa? Nabi. Witwa Nabi. Nabi ni umukobwa umeze ute? Ni umukobwa mu buzima bwe guhera uyu munsi? Ni umukobwa gukora witeza imbere? Nyine weho Nabi, dusobanura abantu kugira ngo bakumenye, amenye ngo Nabi ni muntu ki muri rusange. Amazina gusa ntabwo biba bikwiye deja. Okay, murakoze cyane. Ndabashimiye kubw'aka kanya mu mayi. Yego. Umukobwa waciye mu buzima bubi. Birumvikana, mu buzima duhanga byinshi bidukomeretsa, ariko Nabi uravuze ko ari umuntu wabaye mu buzima bubi. Umukobwa nyine wabayeho mu buzima. Dusangiza inkuru yawe, kuva uvutse, kuva uri umwana, byagenze bite? Ni iki cyaguteye kuba mu bwo buzima bubi? Okay, njyewe ikintu cyaneye kuba mu buzima bubi ni uko nabanaga n'ababyeyi banjye bose. Ntabwo wigeze ukora ubana n'ababyeyi bawe bose? Wabanaga n'umubyeyi wawe umwe? Byagenze gute? Se mama wawe birumvikana ni umubyeyi wawe w'umugore, ni mama wawe, ni papa wawe, niba utaruhara? Nabuze mama. Wabuze mama? Ihangane, birumvikana. Ibintu bibabaje ku mwana kuba yabura mama. Birumvikana cyane, noneho ko umwana w'umukobwa kubura mama ari ikintu gikomeye cyane. Yego. Oya, komeza wihangane, sibyo? Komeza wihangane, uba umuntu ukomeye akiri hano, sibyo? Ukomeze tuganire. Ihangane, pole, komera, sibyo? Uri umuntu ukomeye, wabinyuzemo, kandi icyiza ni uko aka kanya uri kubwira abantu inkuru yawe, kandi hari byinshi bagomba kwigiramo, hari byinshi nawe ubwawe ukwiye kwigezaho n'umukobwa. Byari bigoranye cyane. Kubona umwana w'umukobwa yimwe uburenganzira bwo kujya ku ishuri. Ntabwo wigeze wiga? Narize, nubwo byari bigoranye. Njyewe nari mfite umutima ukomeye, nari ariko yenda cyafite, kuko umutima w'ubutwari nawe ukuye kuri mama wanjye. Mama wanjye niwe yari intwari cyane. Okay, birumvikana, ubuzima bwawe ku ishuri buragoye. Ese ni ikihe kintu mu buzima bwawe, n'ubwo buzima wari urimo nk'umwana muto, cyangwa n'aka kanyura cyaburimo, cyangwa wabuvuyemo? Challenge irahinduka kwa ko umuntu arakura, amateka arahinduka, ibyiza biragenda, ibi bikagenda, bimwe bikaza biri mix. Gusa nyine kuri njye byabaye byiza cyane kwa ko ibyiza biri kuba byinshi kuruta ibibi. Nanjye kukubaza ngo ni ikihe kintu mu buzima bwawe
utekereza ukumva ko nta wundi muntu mu buzima wakifuriza umwana w'umukobwa? kugira step mother, kugira mukaso ari ikintu gikomeye cyane, ko niba ari umuntu buriya wa mbere ukenera umubyeyi kamuba hafi akamwumva. Umwana w'umukobwa akenera nyina, aba akeneye byinshi, rero ugeze mu myaka 10-12 gutyo aba arimo aratangira ikindi cyiciro. Byari bibabaje. Yego, ihangane, ariko ihangane, birababaza ariko igihe kiragira bikarangira. Niyo mpamvu nawe wemeye kuza kwicara hano ukadusangiza ubuzima bwawe. Gusa nyine habaho gukomera no kwihangana no gushikama no gusenga, byambaza Imana. Aho bikomeye nta wundi muntu wahaba, igihe ubura nta kindi kintu wakora, wicara nyine ugasenga, kwa Imana niyo byose, niyo yagufasha. Mbese struggle zo mu buzima ziba ari nyinshi cyane. Birumvikana. Ese mu muryango wawe ukura, watubwiye ko wabuze umubyeyi wawe, wabuze mama wawe, umukobwa wari usigaranye na papa, birumvikana. Ese wari ufite barumuna bawe? No. Yari wowe wenyine? Yari njyewe. Ubura mama wawe, we na papa wawe mwasigaye mubana gute? Njye na papa wanjye twasigaye tubana. Papa nyine biba ngombwa ko kuba nyine yatangana kubaho akandera wenyine, ntabwo bisa nkaho nyine byaramugoye cyane kunsiga. Nyine akaba nyine struggle nyinshi cyane kunsiga mu rugo ndi njyewe, nta bushobozi afite bwo gushaka umukozi. Kubw'amahirwe nyine make kuri njyewe abona undi mugore, barabana. Ni amahirwe make kuri wowe? Nk'umwana aho ni amahirwe make kuri wowe? Ko wari ubonye nk'umubyeyi, navuga ko wenda wari ushubijwe, byagenze gute kugira ngo nyine amahirwe make yagaragaye hehe? Ko wari ubonye umubyeyi umeze nk'aho agushubije, agushumbuje mama wawe wari ubaye atagihari, uwo mubyeyi byagenze gute? Nyine nanjye nkimara kumubona nyine papa azanye undi mugore, numvaga ari byiza cyane. Navuga ati nanjye ngiye kuba ndi umwana ufite ababyeyi bose, ngiye kongera nishime nyine. Koko nyine buri muntu wese akenera ababyeyi bombi. Buriya biba byiza nk'iyo ufite papa na mama, ubona nyine bakwitaho, ukabona nubwo bo batari abanyabo nyine bombi. Ariko nyine ngewe byo nafataga nk'amahirwe, nk'umugisha njye naje gusanga akeza kabyo. Waje gusanga, ukomeze wihangane gusa, ariko tuganire, utubohokere, utubwire ese uwo mugore navuga wari uje mu buzima bwawe, wari uje nk'umubyeyi wawe na papa wawe babana mu nzu nawe urimo, byagenze bite? Nyine ni ikihe kintu yagukoreye gituma uba wibuka akanya kikagushavuza ku buryo wicara ukavuga ngo njye nk'umwana ubuzima bwanjye ntabwo bwagenze neza? Yahoze nitwa ndi umwana w'ikinyendaro. Umwana w'ikinyendaro? Ngo mama wanjye yariyahuye, but ntabwo byari ukuri. Ntabwo mama wanjye yigeze yiyahura. Ibyabaye nyine byari impanuka n'izindi. Icyo nicyo kintu rero kimbabaza na mu isaha. Gusa nyine njye naramubabariye, kubera ko nta kosa ribaho ritababarirwa, akabona nubwo atigeze aca bugufi nkansaba imbabazi. Njye naramubabariye. Waramubabariye? Ni umutima w'ubutwari kuba wababarira umuntu wakugiriye nabi, n'abantu bose bige kubabarira. Ariko se warize? Narize. Urarangiza mu wa gatandatu cyangwa warakomeje na kaminuza? Narakomeje, ubu ndi muri kaminuza. Ubu wiga kaminuza? Nubwo byari ubuzima. Nko muri icyo gihe nsubiye inyuma gato nakubajije, nk'umwana ujya ku ishuri uriga, sibyo? Biragoranye utashye ugeze mu rugo, ni ibihe bintu byakubagaho nyine ukavuga ubuzima bwanjye ukumva buragukomereye cyane? Ni ikintu cyambaye kikambabaza. Ihanganirwa, sibyo? Komeza ugire umutima ukomeye, uganirira abantu bagukurikiye hano n'abazagukurikira, ubabwire ubuzima bwawe ku buryo n'uwo bizagenda bibaho mu buzima azamenya gukora managing. Ibyo ni ibintu bibaho cyane, nubwo atari twese bibaho. Ni ikintu cyankomereye. Umuntu yaba undi umuntu, ko ahantu narisobanukiwe, nzi icyo ndi cyo, nzi uwo ndi we, nzi n'aho mva, nzi nanjye uwo nyawe ndi muntu ki, reka njye mfite n'ahazaza heza. Ihangane rwose, sibyo?
Pole urakomeye birumvikana birababaje ariko ihangane sibyo ihangane twafite kubwo ubuzima bwagenda gutyo wakuze uri kumwe n'ababyeyi ariko ubuzima burahinduka byagenze bite byatewe n'iki byatewe no kuba nta mama nari mfite nicyo cyabiteye byageze igihe mama waragenda nta mama yarapfuye okay ihangane Nabiri umwana w'umukobwa se yapfuye ufite imyaka ingahe nawe nkiri muto cyane ihangane sibyo ihangane abakunzi ba Nitwe Empire barakubona kandi barabona ubuzima nabo barabizi ariko ihangane gira umutima ukomeye sibyo oya nta kibazo gira umutima ukomeye tuganirize kuko hari abandi bana bameze nkawe benkuraje ubahe courage kugira ngo ubuzima bwabo nabo babone ukuntu babifata sibyo mu buzima nyine iyo umuntu ahuye n'ikibazo ahubwo nicyo gihe cyo gukomera igihe cyo gukomera yego byari ibintu bitoroshye cyane kuba wakumva ko nyine abantu bafata ibintu ukuntu biba bitari abantu hano hanze buri wese avuga icyo ashaka buri wese yumva ikintu uko abishatse kuvuga ati mama yariyahuye iki nicyo kintu cyahananiye n'isaha kucyakira nyine asibye ko habaho imana nyine ikagukomeza ntabwo ari ibintu mani byoroshye ntabwo biba byoroshye birumvikana ariko nk'umwana umaze igihe kinini birumvikana papa byari ibintu bitoroshye kuko ntabwo yari afite ubushobozi bwo gushaka umukozi icyo gihe ari umuntu udafite nyine ubushobozi buhagije biba ngombwa ko azana undi mugore kuba undi mubyeyi ari ikintu cy'agaciro cy'ingenzi birumvikana nyine uba wumva ari ikintu cya data birumvikana ubonye undi mubyeyi birumvikana ku mwana wari ubonye umubyeyi ndavuga wari wishimye nyine birumvikana byabaye ibyo byishimo cyangwa hari ikindi kibazo cyaje nyuma y'uko ubonye uwo mubyeyi byari bibi cyane byari bibi ko ukuvuga ngo nyine iyo ubonye nk'umubyeyi ihangane ariko ihangane urakomeye kandi uracyakomeye uracyafite byinshi uzacamo bihambaye nibyo nk'umukobwa hari bagenzi bawe bahuje ikibazo nawe aka kanya barakureberaho barakubona ihangane gira umutima niyo mpamvu nanjye ugomba gukomera ubu umuntu w'igitangaza nyine nkabubera urugero abantu badafite imbaraga zo gukomera mwese nk'ubu ngubu mu buzima bwawe ni izihe nzozi zawe wumva ufite nyine kuzagira nk'umukobwa waranyuze muri ibyo bintu bimeze gutya mbaze ikibazo cyiza cyane njye mba numva nta mukinnyi wa filime wumva waba umukinnyi wa filime gukina filime ni iki cyabigukundishije ni cyo kintu ese ni iki kintu cyaguhaye inspiration yo kuba wavuga ngo wakina filime ni uko nyine ubwa mbere niyo mbikora byari bimeze nk'aho ndimo nyine ndishimisha ndimo ndasunika iminsi nyine ndi kwibagiza ayo mateka mabi kwa nyine hurira n'abantu benshi cyane batandukanye abantu bafite ibikorwa bitandukanye ibyiza ibibi nyine iyo uri ahantu hari abantu benshi biguhereza muri wowe indani biguhereza amahirwe yo kuba wagira kuba nyine waba bize mu bwonko bwawe nyine ukagira ibintu wirengagiza birumvikana none se nk'ubwo buzima bwawe wifuza kuba waba umukinnyi wa filime wifuza kuba wagira ibintu ukora ufitemo umuntu ugupushinga wo mu muryango cyangwa usanzwe ugupushinga nyine akagutera imbaraga mu ibyo bintu wifuza akaba yagushyigikira nawe uhari uri wenyine ni njye jyenyine uwo wakanshyigikiye ntabwo ahari n'undi wakanshyigikiye nyine afite undi umujya mu matwi nyine baba bumva ko ari ubuzima bw'uburaya ari umwana nyine udafite disipurine ibyo nyine bikora umwana utararezwe gusa nyine we niko amfata ku ruhande rwe ariko nyine njye sikomeza ngeze kuba anti wanjye yambereye ndanamushimira ni umuntu mwiza cyane yarandebye abona ukuntu nsigaye nsa n'abarambwira ati yo ati koko ibintu bibaho ati mbere yose papa wawe yabaga he ndamubwira ati papa ndamubwira ati nta kintu ajya yumva anti wanjye aravuga ati guhera iyi saha kugera igihe ntazi uzajya uba hano iwanjye ugomba kuba nk'umwana wanjye nkakurera nkakwitaho
kuba mama wawe nawe hari ntabwo bivuze ko ugomba kubaho nabi kubera ko iki kiganza cyose cyari kihushye ndamusobanurira nagize n'amahirwe nyine aranyumva niga neza mbaho neza icyo nshaka nkakibona noneho aka kanya ubu ngubu icyo ndi we icyo ndi cyo ngiye mfite n'icyizere cy'uko ejo hanjye hazaza hazaba heza yewe mfite umutima ukomeye nko mama wanjye urabyumva nyine mama wanjye nawe yari intwari cyane nubwo nyine amateka nyine umuntu nyine wese amufata uko ashatse akamuvuga uko ashatse buriya umuntu avuga ikintu ashaka kandi nta nubwo umuntu wanamubuza kuvuga abana b'abantu ntabwo turi abana beza kenshi tuvuga ibyo dushaka twitwara uko noneho iyo bigeze ku muntu biba ari akarusho by the way wese nyine iyo ikintu kibi kikubayeho nta muntu utagufataho ijambo birumvikana rwose none aka kanya urumva tugana ku musozo nk'umuntu umukobwa anyuze muri ubwo buzima urakomeye ugeze ahantu heza urakurangiza kwiga ni izihe nzozi wumva ufite kugeraho mu buzima bwawe ngewe ubu ngubu nawe mukobwa uzi icyo ashaka nabikubwiye uzi n'icyo agomba kuba cyura nka mama we nyine afite umutima ukomeye gusa nyine afite ahazaza hatandukanye na mama we mba numva nawe umwakitrise birumvikana ese mu bwakitirise bwawe turi gusoza ni ikibazo nyine buri wese ndi kubariza abantu hano n'abantu bose baba bibaza mu bwakitirise aka kanya ufite umuntu ugusunika ugusapotinga nawe uhari ni weho gusa wifashe ni ngiye gusa birumvikana ubuzima buragoye ariko icyiza nta muntu ugira ubuzima buba bworoshye ubuzima buba bukomeje gusharira ariko buri muntu wese afite ukuntu azagenda bicamo aba afite imipango y'Imana niyo igena byose abantu bo ntacyo tuba dufashije abandi uretse kuvuga ngo turabangiriza ubuzima hamwe na hamwe abandi tukabasingiza so tugane ku musozo rero nicyo ushima nicyo ugaya ndagaye umuntu wese wamfasheho ijambo igihe mama wanjye atarari ancira urubanza anashimira n'umuntu wese wabashije kunyumva muri icyo gihe nubwo nta kintu yari afite yankorera gusa nyine akanyumva akambwira ati sorry ko mama atarari nyine akahaba nananenga cyane nongera munenga ufite mada wanjye ndamunenga pe ariko naranamubabarira urundi ruhande meze nka mama twe tugira umutima mwiza nta nzika nta mutima mubi uyu umuntu akubabaje mubabare wikomereza Imana niyo igena birumvikana tuganye ku musozo twari turi kumwe n'umukobwa utuganira ubuzima bwe story birababaje ariko iyo bibabaje byose bigira igihe bikarangira birumvikana ubuzima bwararangiye nawe ureba iki kiganiro waba waranyuze mu buzima uhuje nawe ubuzima ni igihe cyo kugira ngo urebe ko ibintu byose bigomba gukomera ndagushimiye wakora iki kiganiro mwibutsa gukora subscribe utarayikora share na comment wakoze murakoze cyane nawe